ariko noneho South Africa yose South Africa yo ni nka imeze nk'igihugu nk'idonko imeze nk'itsinda rya comedy ujye gute South Africa ubuyobozi iby'ubuyobozi buvuga bwa South Africa bitandukanye cyane n'ibyo abaturage bavuga n'ibya opposition za South Africa zivuga. Oya ikibazo impamvu Amerika itarimo kuvuga neza South Africa ntago bishingiye ku Rwanda, bishingiye kuri gahunda cyangwa se ikibazo kiri muri Afurika y'Epfo donc itegeko ry'ubutaka rishya burimo kuvugururwa. Noneho ubutaka bw'abantu benshi muri Afurika y'Epfo bwari bwihariwe n'abazungu, ntago ari Uganda na Kenya gusa, kubera ko amasezerano ya East Africa ntago agamije cyane mu bugenderanire gusa, harimo ingingo nyinshi niyo umutekano rero igomba kubirimo. Kandi nkibutse ko East Africa u Rwanda na Congo byose birimo bitakabaye byakabaye biba impamvu ituma ibi bihugu bidashondana. Reka duhe ikaze abakunzi bacu badukurikiye bari hirya no hino ku isi, nk'ibisanzwe ni ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Ikiganiro ni Ibivugwa, abari njyewe Pajojo ndi kumwe na Fanny ibisanzwe. Fanny, ubundi iyo dukorana wambaye amarinete? Oya, ubundi bwo wabigeze? Nibwo yabonye. Nibwo nyabonye. Ubundi babyita ngo amafaranga. Iyo umuntu yambaye gutya bata amafaranga byakera ngo byo kurebera mu mafaranga ko kuruka kera muri quartier umuntu wambaraga marinete yabaga nyine bizunga ari umukire. Marinete n'ubundi arahenze, sibyo ubu ngubu hasigaye hariho abambaraga y'igifu, ay'ibirenge, ay'ikisimbizi ayigifu ubwo hari abantu bambara marinete y'igifu. Wewe washaka guserereza umuntu wambara marinete, ufite hari igihe abantu bamaze kwishyiramo iyo mvugo yuko ngo abantu bambara marinete ngo bari abanyamafaranga. Umuntu agashaka kugaragaza nyine ko ari umunyamafaranga ariko nta maso arwaye, akagenda akagura marinete somewhere akayakubitamo abantu mu guserereza bene abo bantu bakabanga yawe kumenya ngo n'ay'igifu ubundi nyahazaza n'ay'ibirenge mbere nabyumvaga wenda impamvu bavuga ko ari amafaranga umuntu aba yarakoze cyane bikageraho nyine aho batireka. Ariko byari imyumvire. Amarinete yego atwara amafaranga anahenda, ariko amarinete kuyambara ntago ari umurimbo kenshi. Uba ufite ikibazo nk'ubu nyakuyemo ibintu nabona n'ibiki, ariko yigonderwa na bakeya. Yego umuntu nyine arahenda guhenda ko arahenda, ariko kuba umuntu yakiyumvisha yuko kuba umuntu yambaye amarinete neza kuki babona ko amarinete ari amafaranga, ntibabone moto cyangwa igare. Nta marinete yagura amafaranga nkagura moto cyangwa yagura igare. Bitewe n'uyambara uwo ari we, ariko iyo bavuze ngo ni amafaranga nimba buri wese atabyigondera. Ukaba ufite telefone kuki badahita babona ko zigura make akabyihorera. Telefone ariko uzi ko taci isigaye igura veni, amarinete ya veni wayabona se? Ubundi ikintu yavuze ngo ni icyo abantu bafite amafaranga, ni uko ntabwo ari buri umwe wakigondera. Ubwo rero babanze bakivanemo kubera yuko amarinete n'abantu barwaye, iyo atari umurimbo aba ari abantu barwaye b'abanyabibazo. Mwakabaye mubagirira impuhwe mutangira mu kontinent inkunga yo kubafasha. Babafashije abantu bajya kuyagura udafite ubushobozi, abantu bafite uburwayi nyine, kubera ushobora no kureka kurya nk'iminsi ingahe kugira ngo ubone kuyagura kubera yuko ufite ikibazo ugomba gukemura. None se iyo urwaye ntubasha kujya kwivuza. Reka umuntu ajya mu bitaro urumva akaba yagurisha n'isambu kugira ngo yivuze. Ntabwo Fanny, ntibishoboka. Amaso ntiwayarwara ngo ureke kurya. Ubwo se utariye ntabwo utarimo kureba warya ibyo ukuye. Fanny, uzi ko utariye utabashije kubona yuko umuntu udafite ikibazo atajyamenya uburemere bwacu. Kandi ndwaye amaso nanjye ntayo urwaye. Ntabwo wavuga gute kubera ko umuntu urwaye amaso utarimo kureba. Uziko igihe kimwe nicaye mu ishuri urumva nkajya nsoma ibintu nkasoma gutya nkareba nkigeze imbere nkabona neza sinimo kubona kandi twari turi mu kizami. Oya mani, amaso udafite amaso buryo ariko amaso wabaho utareba, wabaho ariko utarya ntibyashoboka. Nyine se utareba warya gute? Yego abatareba birashoboka ko babaho ariko birabagora. Ubaye ufite icyo wakora kugira ngo urebe wagikora. Tubahaye ikaze, ako karagaciyeho nyine tuba tuganira. Ubundi bivuga abantu bose bambara marinete atari ukwirya, atari ay'igifu. Umurimbo meza, yego ni meza. ubona gatayemo gutyo ko batiga rwose. Tubasuhuze cyane abantu bambara amataratara kandi mukayambara atari ay'igifu rwose. Imana iborohereze mukira amaso. Yego Fanny, tubahaye ikaze rero ni cya kiganiro Ibivugwa. Mudukurikira ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Si ibyo gusa, dufite na website zibagezaho amakuru atandukanye
ibivugwa.com ndetse na feza.com. Muradukurikira umunsi ku munsi kuri YouTube, mukore subscribe, muduhe ibitekerezo, mwandika comment, mukande kukazogera. Ubwo ni ku Bivugwa TV no ku mbuga ya Feza. Akazogera kara kantu ubona kakaba kagira gutya kameze nk'akaregarega, niyo mpamvu ari akazogera. Inzogera cyangwa akazogera. Nibakandeho, wanakanda ku fresh kameze gutya kanditseho share, ugasangiza inshuti n'abavandimwe. Kande kukazogera. Reka noneho nsuje abanyarwanda muri rusange, reka nsuze na ntara ya gatandatu, aba diaspora, mudukunde, mutwereke urukundo. Fani hari uwo kwereka cyangwa ntago baraza? Muri aba diaspora njye bura nago nzi gahunda zabo, nago ndamenya ibyo barimo. Ariko se ubundi reka nkubaze, ubundi aba diaspora namwe mujye mudufasha ugera kuri ba bantu uzi ubu babaye aba diaspora ntabahari? Kurasa abantu tuziranye babaye aba diaspora barambahamagaye banyitaba. Kubera iki? Reka duhere kuri Tiene Gatanazi, niwe nzi nawe uzi. Tiene Gatanazi nzamuhamagare. Gatanazi gutukumva ndaza kuguhamagara nimugoroba. Yabaye mu diaspora kuki atakwiyereka? Hajya bura Gatanazi mu diaspora. Niki? Gatanazi ugaragara ibintu bya diaspora kajya kubyihisha. Ni benshi na Aisha yabaye mu diaspora. Aisha we? Aisha ukora kuri Voice? Aisha ndamuzira? Aisha wakoraga kuri Voice ari muri diaspora. Tugiye gushyiraho gahunda yo kumenya n'aba diaspora. Ahubwo bafite benshi. Ubwo duhere ku banyamakuru babaye aba diaspora ubwo tuzi. Ubwo Gatanazi nyine anyitega ariko rero ibyo kumenyana nyine ndaza kumenya aba diaspora, nanamenye aba diaspora cyane baba mu biki wundi buriya. Nyine bagerageze banyigaragarize ku rukundo, batwigaragarize nkuko bavuga buriya. Naramujira mbere nawe n'umu diaspora mutwe. Rero aba diaspora nzi b'abanyamakuru bamaze kubagahishyira. Ni ego uziko nare benshi ariko wabacecetse. Niba rero diaspora ari icyo bivuga ndumva ngira ngo hari abonzi. Kwanza icyambere mubanze mukore subscribe, murebe n'ibiganiro turi gukora. Diaspora rwose baze basubscribe ibintu biri bigende neza. So tubahaye ikaze rero abari ukuganira ibiri ku mbuga ya Feza, biri ku mihanda, biri kugenda bivugwa hirya no hino. Dufata n'insanganyamatsiko tukaganira, tugasesengura ibindi bibyahozeho mu muco nyarwanda. Barataramaga bakaganira, bagashenga, kugira tugitangiye kare cyane. Byahozeho kera ntibakabibona gutyo bagira ngo ni uyu munsi nitagize ingahe. Enye cyangwa enye. Igitaramo giheruka ni cyari cy'umunsi w'intwari. Ubu mu minsi iri imbere nahoze nabonye batangiye kuvuga Saint Valentin. Umunsi w'intwari wari ushyushye. Warushye. Ahubwo reka tuhite tujya mu munsi w'intwari. Umunsi w'intwari wizihirije. Umunsi w'intwari rero ubwo ngiye kubamamaza. Kwamamaza baki? Ab'intwari. Ahantu narindi. Umunsi w'intwari first na twawizihije mu mudugudu. Ku mudugudu wacu niho twagiye turawizihiza. After najyanye abana ndabatebeza njye no kubaganiza nati ubundi uno munsi muzi uwo ari we, ariko twica n'ingwagasi y'icyaka nyine yo mbitaho. Umunsi w'intwari ndumva rwose waragendemo neza. Umunsi w'intwari wagenze neza. Narebaga uko wizihijwe igitaramo cyabaye cy'umunsi w'intwari ku rwego muri rusange. Nta kintu cy'ingenzi cyane nabonye ni Ami Band. Ubundi buriya ariko uburyo uvuze Ami Band uri umufana. Ndi umufana cyane. Ami Band ndayifana buriya. Niba hari abantu bacimisha ari abantu baracimisha kuko ubundi ntabwo ari ibintu bimenyereye kubona umuntu uri kuririmba abyina ari yambaye uniform. Iyo binashimishije kuba abantu bambaye uniform tubamenyereye bari mu kazi bari serious batikoraho, ariko guhura n'umuntu wambaye uniform yarimo guhamiriza yakajwi reka yagakozeho ntabwo bisa. Noneho ubu ngubu rero Ami Band we yaragutse, ibindi bikorwa ibindi bikorwa yazanye ibindi bikorwa bitari byandi twabonaga. Wenda ubushize baririmbaga izo ndirimbo zabo nyine z'intwari zo kwibohora bakabyina bagahamiriza kuko bisanzwe, ariko noneho bazanye udushya. Bafite Ami Band isigaye ifitemo itsinda ry'abakobwa n'abahungu babyina gakondo bahamiriza umushayayo ni wose bambaye imyenda, bambaye uniform kabisa. Abakobwa beza bakajya hariya amaboko bakayatega, ibintu bishyushye cyane. Tujya kuri icyo kuva nabaho nabonye Ngarambe arimo kubyina. Kuva igihe nabereho nitwa njyewe mbere nabonye Ngarambe yahimbawe. Noneho Ami Band isigaye irimo
ab'imbanda isigaye irimo se tuvuye ngo n'abakorobasi bafite ibintu bafite utuntu twinshi basigaye berekana harimo abakarateka bafite imyiyerekano ya karate mashwati bafite n'abakorobasi bo nabo bakora utuntu nyine ab'imbande kabisa noneho yajishe noneho hiyongeyemo n'abandi baririmba ubundi twari tumenyereyemo wa ngo twita maji niba ari popera muri ab'imbande ariko ubu ngubu harimo abandi baririmba amajwi babyinnye ab'imbande kabisa sariyuti Fanny utekereza ko wenda kuri aha twabibonye ku munsi w'intwari ari nk'uko bivuga ngo nibwo bwa mbere utekereza ko umuntu nibwo bwa mbere ntabwo harimo udushya nabonye bwa mbere navuze ko ari bwa mbere mbonye Ngarambe yimba harimo utekereza ko kuri twaboye babyina bisanzuye bambaye uniform ubu ntawe bazahura nabo bari mu kazi atari byo barimo akabona muri iyo shusho cyangwa bayaze akajya kubyina n'iki abasirikare oya ntabwo babyina mu muhanda keretse ubaye ufite ikibazo nyine kuri ndavuga nka society oya kuri okaziyo zo kubyina barabyina no mu kazi bakajya mu kazi ariko abasirikare b'u Rwanda buriya ikintu cyo nababonyeho ntabwo ari abantu babikomeza nk'abandi hari ibihugu ku isi iyo ubonye umusirikare n'abaturage babo bari kubwira iyo ubonye umusirikare uriruka yego uriruka kubera ko abasirikare bafite ukuntu bafatwa uriruka kuki what's behind barabatinya ariko kandi ikindi abasirikare baho ni akenshi bisanga mu bihugu biri corrupted umusirikare abari bukwiyenzeho akaguhohotera kandi ntagire ubimubaza ntawe ubimubaza ko bafite power nyinshi ariko abahangaha muranahura mugahobera nawe wari wo muziranye hari n'unabonye ubaye ari n'uwo nkuriya nkakuriya kwa maji unamusanze ukazuhuza ubona ari ibintu rwose by'abantu basanzwe by'abantu ukabona araseka ntuse ntitujya tubabona bari mu muganda bafasha abarwayi behind yuko afite iyo title aba ari umunyarwanda aba ari umwenegihugu aba ari umuntu d'abord aba ari umuntu abanza kuba umuntu hanyuma yajya mu kazi akambara uniform agakora kariya kazi ariko ntimuzahurire mu cyaha my dear nibyo hanyuma Fanny tukikomeje kuri amibande wabonye udushya dutandukanye urumva noneho next time ari iki kitazaburamo cyangwa se hari icyo wari witeze utabonye uragira ngo ngire inama amibande ntubigira inama uri umufana wamibande hari icyo wari witeze utabonyemo cyangwa se ahubwo ibyo nabonye nibyo ntari niteze kubera yuko nitwa dusanga tumenyereye nyine wa maji basakaririmba za ndirimbo nyine zisanzwe ariko badukoreye udushya mane imyiyerekano babyina abantu barahimbarwa biba bisanzwe byaragushimishije muri make aho ni ku munsi w'intwari rero twizihije mumenye ko mpabaye Fanny arahabaye nawe ariko bakwiyereka nimba uri umufana nawe bakora subscribe nawe ibande reka tunyarukire rero muri Congo tujye kuri M23 nayo nduva turi bivugeho ariko fast mu minsi yashize twaje twiganiraho hari statement nabonye bavuga ko babaye bahagaritse imirwano banavuga ko ikigamijwe atari ugukomeza ngo gukinshasa n'iki bo bari guharanira uburenganzira bwa muntu Fanny ntago wahita ugira ubwoba ko bya bindi byaye bigiye kugaruka bakongera urwishe yanka nubwo M23 atari inka urwishe impungenge ntizabura ariko kandi biriya ni ibintu bisanzwe mu gihe cy'intambara habaho igihe cy'agahenge bitewe n'ibyo abantu baba barimo kumvikana ko situation iba imeze abantu bakaba bahagaritse urugamba gakeya icyo gihe babikora iyo bafite icyizere cy'uko hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa butari intambara buriya wenda ibyagiye bitambuka ibiganiro byabaye bashobora kuba hari icyizere byabahaye yuko uburyo bw'ibiganiro ushobora gukemura ikibazo bakaba baruhutseho gatoya ariko twizere nyine ko batabihagaritse kandi ahubwo Goma barimo barayigira neza nabonye bakora umuganda isuku rusange barimo gukubura umujyi wa Goma ubona ubuzima burimo buragenda bugaruka abantu ibibazo bihari bagenda bikemuka bafasha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye nabo nagiye mbona abaturage batandukanye bari gukoresha TikTok kubatanga ubuhamya bati twebwe njyewe nabyawe n'umumama w'umukongomani n'umupapa w'umukongomani umumama n'umunyarwanda nkurira hano ariko baraje bica mama wanjye nkura n'akarengane mbaho ntotezwa ubu ndishimye kuba M23 yafashe Goma
ubu ndishimye cyane. Benshi bagenda bagaragaza akarengane bagiye bahura nako, bashyira hamwe nyine bari kugaragariza amahanga akarengane bagiye bahura nako. Ari nako ku rundi ruhande tubona n'abanyekongo bari muri France, muri Amerika bigaragambije, bari kwigaragambya kuri gavumenti bavuga ati nibarebe ikibazo kiri muri Kongo. Iyi shusho yifashe kuri wowe wenda nk'umunyarwandakazi ndetse n'umunyamakuru, urabona ibi bintu amaherezo aza kuba yahe? Ibi bintu amaherezo y'intambara buriya abantu bayamenya intambara irangiye, nta muntu ushobora kumenya amaherezo y'intambara ikirimo kuba. Ariko igihari ni iki ngiki ni uko ubu ngubu nibwo batangiye gusa nk'aho ikibazo kimenyekana ku rwego mpuzamahanga, ariko si uko n'ubundi batari bakizi, ahubwo kubera imbaraga M23 yashyizemo ikaba byakuye impaka nyinshi, byakuye ibiganiro byinshi, bituma abantu benshi noneho babivugaho, inama y'umutekano ku isi bivugaho, abaperezida benshi twabonye abaperezida baterana amagambo, tubona abantu benshi ku isi kabisa bahagurutse bava kuri M23 kuri ntambara ya Kongo, noneho n'abaturage nabo batangiye kuba open kuvuga ibyagiye bibabaho. Iriya ntambara mu bihe byashize bakunze kuvuga yuko ngo ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda, kandi koko ni nabyo, abanyekongo bavuga ikinyarwanda nibo batangije iriya M23 kubera akarengane bakorerwaga mu gihugu cyabo. Ariko ubu ngubu noneho muri M23 ntabwo bakiri b'abanyakongo bavuga ikinyarwanda gusa, ubu ngubu harimo abakongomani pire batavuga n'ikinyarwanda. Twabonyemo generale. Yes, kubera iki? Kubera yuko ibibazo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahuye nabyo nabo byabagezeho, harimo uwo bafatiriye imitungo ye, umuryango we urahunga kandi ari generale. Ubwo rero ntabwo yakicara ngo arebere, ikigaragara ni uko leta ya Kongo ntago ikirimo kwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda gusa, ahubwo iribasira igice cy'abaturage bayo. Ntabwo rero ibyo ntabwo byagenda gutyo ngo abantu babirebere, niyo mpamvu bahagurutse ari benshi kandi bagomba kubivuga, kandi uko kubivuga nibwo amahanga atangira gukanguka. Usiye ko nabonye arimo gukanguka mu buryo butari bwo, agakanguka bogama mu buryo bugaragara bitari ko ariko bazagera aho babyumve. Utekereza ko ikintu kidashobora guteza ikintu kiganisha ku ntambara muri Afurika, kuko twagiye tubona ibihugu byagiye perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa South Africa habayeho guterana amagambo bitagaragaye neza, ndetse South Africa yagaragaye ko iri ku ruhande rwa Kongo, n'ibindi bihugu bitandukanye biza. Nabonye hari abavuga ko Kainerugaba Uganda yavuze ko niyagira igihugu gitera u Rwanda ko Uganda iri tayari kwitizamo, ariko u Rwanda rukaba rufitanye amasezerano na Kenya ndetse na Uganda ko hagize igihugu muri ibyo giterwa ikindi cyagitabara. Ntabwo ari Uganda na Kenya gusa, kubera ko amasezerano ya East Africa ntabwo agamije cyane mu bugenderanire gusa, harimo ingingo nyinshi n'iy'umutekano rero igomba kubirimo. Kandi nkibutse ko East Africa, u Rwanda na Kongo byose birimo bitakabaye byakabaye biba impamvu ituma ibi bihugu bidashondana. Ariko noneho South Africa yo ni imeze imeze nk'itsinda rya comedy. South Africa ibyo ubuyobozi buvuga bwa South Africa bitandukanye cyane n'ibyo abaturage bavuga n'ibya opposition za South Africa zivuga, kubera yuko babango barohereza abasirikare babo muri Kongo. South Africa reba ahantu ituye, reba ahantu u Rwanda na Kongo biri, na South Africa ahantu iri. Noneho ikindi cyagaragaye ni ibihugu bya SADC. Ibihugu bya SADC byize SADC ni ibihugu 13 urakeka. Mu bihugu 13 mu nama bakoze y'abakuru b'ibihugu bya SADC yemeza ko bashobora kohereza ingabo za SADC muri Kongo. Ibihugu bitatu byonyine nibyo byavuze ko bizohereza ingabo zabyo muri SADC, kandi nabyo abazi kureba bavuga yuko mu by'ukuri ibihugu bitatu ntabwo byahagararira umuryango, kuko ntabwo ari iyo nama itora, ntabwo ari bafite ijwi rinini ku buryo ibyo bakora byakitirirwa umuryango. Mu bigaragara rero ibihugu biri muri SADC bishobora kuba biteganya kohereza ingabo zabyo muri Kongo biri ku giti cyabyo, birabyohereza ku giti cyabyo. Ni nk'ibyo twavugaga by'umwarimu wakoze ibintu, ntabwo buriya ntabwo ibyo yakoze abikoze nk'umwarimu, ni umuntu ku giti cye wakoze amafuti, bihurira n'uko arasanzwe ari umwarimu. South Africa rero nayo na bagenzi bayo barimo Burundi, barimo na Malawi, ngira ngo bemeje ko bazohereza ingabo muri Kongo. Ni ku ruhande rwabyo, ntabwo bihagaze mu mwanya wa SADC, umwanya w'ibihugu nk'ibihugu. Ariko South Africa kera nari ndi majyaga numva niba ari yabyumva uhore bavuga ngo wampanga amafaranga ngo n'ububasha ngo nafatanga abanyarugomo ngo nk'Afurika y'Epfo twarabana, ariko kuba Afurika y'Epfo n'abaririmbyi baririmba ko ari inyarugomo, ni inyarugomo n'uyu munsi biracyagaragara ko ibintu urimo gukora ni urugomo gusa. Reka tunakomoze ko Donald Trump, perezida wa Amerika,
hagaragaye amagambo yashyize kuri X, hagaragaye umwuka utari mwiza hagati ya South Africa. Biri gutera cyane, biri gutera urujijo. Kiri bamwe ahubwo reka nk'umute nkubazaho, bamwe bakaba bari kuvuga bati ni ukubera u Rwanda. Oya, bumva ari iki kibazo? Oya. Ikibazo impamvu Amerika itarimo kuvuga neza South Africa ntago bishingiye ku Rwanda, bishingiye kuri gahunda cyangwa se ikibazo kiri muri Afurika y'Epfo donc itegeko ry'ubutaka rishya burimo kuvugururwa. Noneho ubutaka bw'abantu benshi muri Afurika y'Epfo bwari bwihariwe n'abazungu. Abazungu ba muri Afurika nubwo intambara z'amoko n'ivangura zarangiye, ariko zarangiye igice kinini, hari igice kinini gifite icyo cyihariye n'ikindi gice kibaye Rwanda rugufi. Hanyuma rero igice kinini cy'ubutaka buhingwa muri South Africa gifitwe n'abazungu kandi nibo bake, bigaragara ko bise bamonopolije. None abamara avugurura ko amavugurura ku itegeko ry'ubutaka afata bwa butaka akabubwa leta, ngira ngo leta menshi niko abikora, butaka bukabubwa leta, noneho abaturage bakabukodesha na leta. Ngira ngo na hano abafite ubutaka babukodesha na leta. Itegeko rero itegeko ry'ubutaka rero ririmo gutuma South Africa, igihugu nka South Africa cyambura abazungu bafite uruhu rwera ubutaka, kigashaka nko kubugabanya n'abandi baturage bafite uruhu rwirabura cyangwa se abaturage muri rusange cyangwa se kubwa leta. Icyo nicyo cyahagurukije Donald Trump. Uriya mugabo ni umurasiste ku rwego rwo hejuru, kuvuga ngo umuzungu agiye gusa nk'urengana aho yaba ariho hose ku isi, niyo yaba ari mu ishyamba, byamuhagurutse. Icyo rero ikindi nanone kirimo kubitera uyu Donald Trump mu gutsindira kuyobora Amerika kuri iyi manda, yafashijwe n'uyu mugabo nyiri X witwa Elon Musk. Elon Musk akaba ari umunyafurika y'Epfo. Elon Musk ni nawe wahagurukije icyo kibazo cy'ukuntu bene wabo barimo kurengana muri Afurika y'Epfo. Nta kuntu Elon Musk bakoresha terime ngo soma mbike wa Donald Trump, bene wabo barengana ngo Donald Trump aceceke. Kandi Donald Trump twamubonye nk'umuperezida w'umunyabirori, urumva nyamugiyo bigiye ku mpande zose. Ikindi kibazo cyabayeho hagati ya South Africa na Amerika ni iriya nkunga Amerika yageneraga ibihugu bya Afurika yahagaritse. Mu byo yahagaritse rero harimo n'ibyagize ingaruka kuri South Africa, harimo nka programu ya USAID yafashaga aho nashaka, ariko ni mu gihugu, ni ahantu henshi muri Afurika, ni ibihugu byinshi bya Afurika iriya nkunga yahagazeho, ariko nyine bigenda bigira impact ku gihugu bitewe n'uburyo cyari kirambirijeho. Kuko nka South Africa iyo programu yose yagendaga kuri iyo nkunga. Rero kuba inkunga yahagaze, urumva nyine ni ikibazo. Iyo programu ni ukuvuga ngo ihuye n'ingorane. Ibyo rero bigatuma nyine bigahita bitera agatotsi hagati ya perezida wa South Africa Ramaphosa, Ramaphosa sinzi ukuntu mubishobora, nabyo bimeze nka bimwe bya Naomi. Ikibazo cya Ramaphosa na Donald Trump naho ngaha ahanini gishingiye. Icyo tuzanakiganiraho se bundi muri Afurika ni iki, ari South Africa na Donald Trump ninde uri mukuri? South Africa na Donald Trump, kuko uri mukuri ku kibazo cy'uko Donald Trump arimo reka wenda tuve ku kibazo cy'uko South Africa yatwibasiye nk'u Rwanda, tukaba dusa nkaho dusanzwe tutanumvikana. By the way, dusanzwe tutanumvikana kuko urabizi ko badufungiye amaviza, badufungira rwaserera zose, twasanga n'undi tutumvikana. Ariko nibura mu minsi yashize hari agahenge ko bigaragara ko ibintu bishobora gukunda, ariko barongeye basubiye inyuma, basubira udubi. Ariko kuba u Rwanda na South Africa bitarebana neza, umubano w'u Rwanda na South Africa urimo gatotsi, ntago byatuma twirengagiza yuko ikiri kwa muri South Africa, hagati ya South Africa na Amerika harimo kuba Amerika irimo kurengera igihugu nka South Africa. Kuba Amerika yakishyiramo ibintu byo kujya kuvuga ngo itegeko ry'igihugu rigendeye kuri constitution y'icyo gihugu, kuvuga ko biriya bintu Donald Trump arimo kuvuga ari ikindi gihugu cy'abazungu kirimo kubikora, cyangwa abazungu barimo kubikora kubirabura, ntago yavuga. Ariko kubera ko byavuze cyakomye ku bazungu, kibaye ikibazo. Rero South Africa ni igihugu kigenga, ukuyemo ibyo gushotora nyirimo gukora, ariko ubundi ni igihugu kigenga, kuba ari igihugu cya Afurika gitere n'imbaraga, ahubwo gikurikiza amategeko yacyo, gikora ibiri mu nyungu za bene igihugu bacyo. Ahubwo ndibaza nk'abo ngabo bazungu baje gutunga ubutaka bwinshi kurusha bene igihugu. Ariko nyine iyo byadusaba gusubira mu mateka kera ahubwo ntago bari bafite bwinshi, bari bafite bwose.
bari bafite bwose kuko Mandela niwe wabikuyeho. yes niwe wabikuyeho Nelson ariko Madiba. abikuraho ntibyarangira kuko yashakaga ko abantu bidateza intambara ahubwo abantu biyunga kuko anafunguwe ajya ku butegetsi abirabura bo bari bazi yuko aje kwirukana abazungu. Hanyuma ikintu cyatumye South Africa icisha makeya abantu bagaturana nuko atirukanye abazungu ahubwo yagerageje kugira ngo abantu babane bagiraho ibintu babihuriza. Noneho rero biba ngombwa yuko abazungu bari basanga n'ubundi bafite ibintu byose bagira bikeya baseda abirabura nabo bakabonaho ariko nabo bakahaguma. Nuko nguko rero abirabura abazungu bagumye. Iriya process yo kuba ubutaka bukodesha leta n'ubundi bukodesha leta bari ubwawe. Ikibazo kiri abo bazungu baguha imyaka runaka ariko n'ubundi urongera ukongeresha ubutaka bari ubwawe. Ikibazo bafite ni iki? Okay, ntago muri Afrika y'Epfo menya atari uko nguko bigiye kuba bimera kubera ko muri Afrika y'Epfo ntago biracyari mu mavugurura ntago ndabona neza ishusho nyacyo bizaba bifite ariko ubutaka iyo uko byari bimeze ba nyirabwo bari ubwabo nyine ari ubwabo bwite ari bo babufiteho ububasha rusa donc bwose yego ari nabo babikora mu byo bashatse ariko uko barimo kubivugurura ubutaka bugomba kuba ubwa leta hanyuma abakoresha bakabukura kuri leta bakabukodesha na leta. Ibyo rero nibyo bashaka ni nko waba ufite inzu yawe nka mudugudu akaza akakubwira ati sohoka muri iyi nzu cyangwa unyishyura ubukode kandi ari wowe yiyubakiye. Urumva bari kubarenganya ibyo nkuko aha utangiye kubyumva ubutaka babarenganya nuza apati yo ko ari abazungu babarenganya ubwo n'umunya South Africa wese nabo birabura niko urumva ko utangiye kucyumva no kubundi ikibazo kimeze. Iyo ubutaka rero bufite ari ubwabo babufiteho uburenganzira bwose busesuye donc bafite donc right donc bafite right kuri iyo property ari donc ari ownership bwari ubwabo nyine bari ba nyirabwo ariko ubu ngubu ubutaka buzaba ubwa leta noneho babukodeshe ntagire right yo kubugurisha wenda ushobora kubugurisha n'undi ariko binyuze mu mategeko leta yashyizeho cyangwa se mu buryo leta iteganya. Ubwo nyine uko itegeko ryabo rizameze nko mu Rwanda oya ntago ari nko mu Rwanda cyane ariko ibyo rero bari kubarenganya ntago barimo kubarenganya niba ntago bari kubarenganya nibaterwa nuko constitution ya Afrika y'Epfo yubatse uko yabimeze kose abo se ntago ari abene hari ibihugu byinshi ku isi nabene gihugu nabo nabene gihugu hari ibihugu byinshi South Africa ariko nabirabura nabo nabene gihugu nabo nyine nabene gihugu ariko katwana twumvikane kuri iki ngiki hari ibihugu byinshi mu bihugu byinshi ndetse byateye imbere nta muntu ugira ubutaka bwe ubutaka si ubwawe buba ari ubwa leta ukabukodesha na leta iyo unaniwe kubukodesha barabukwambura yego cyane none iyo urananiwe kubukodesha kuko bwitwa ubwa leta ubwo niyo wakirirwa ukora ngo utere imbere ugurinze wowe utera imbere ariko mu buryo mbona busa n'ubuhagarikiwe nuko nyine politike y'isi yubatse nuko politike y'isi yubatse colonialism rwose ntabwo colonialism ahubwo nyine iyo leta ubwo ni ukubaho kubahikira nyine bituma abantu batirara bituma ariko biterwa nyine nuko amategeko y'ibihugu yubatse bivuze ngo ugomba inzu nimba ukoze ubwo nta muntu uturage ugira inzu ye inzu urayigira ariko ukayigira kuri kondisiyo runaka hari amafaranga uba wishyura mpaka ubuzima bwawe bwose se ibyo byansaba kuza gukurikira neza systeme zitandukanye tuzabiganira ubutaha ariko ibyo biragatsindwa ariko niba ubutaka bubaye bwa leta bwo mu bihugu byinshi niba ubutaka bwiswe bwa leta itegeko rikaba riteganya yuko abaturage bukodesha na leta utabukodesheje urabwamburwa. Icyo cyo ni ikigaragara n'urugero rufatika n'ubwonko bw'inzu nari nkubwiye niba ufite inzu ubamo waba uyikodesha hanyuma ntiwishyure ubukode uyivamo bivuze ngo nta mwenegihugu waho ugira inzu ye utishyura ubukode ubwo bafite ukuntu babibara nyine ukagira uburyo ubyishyura imisoro y'uko ufite umutungo ariko na hano ngira ngo itegeko ry'ubutaka tuzarigarukaho byimbitse hano naho uba ufite ubutaka bwawe urumva ariko nako ntabwo ari ubwawe ni ubutaka usorera kuri leta bwitwa ko ari ubwawe ariko ubusorera none se buri mwaka abamutaka ni make nyine ariko urayatanga bivuze ngo utayatanze amategeko arakurikizwa ntacyo bagutwara byasigaho byihorera tuzakigarukaho icy'ubutaka tuzakigarukaho twumve niyo sinzi n'impamvu umuntu akwiriye gusura iby'ubutaka kandi ari umwenegihugu uzabibaza nyine ni umwenegihugu kandi icyo gihugu nicyo gifite ubwo butaka ahubwo wajya ugira bizinesi ugasura n'iki bakabifatira mu bindi ariko ubutaka iyo nayo izaba ingingo ukwayo niba wumvisha abadepite yuko bagomba kujyana icyo gitekerezo ukabibemeza bakabikora urumva rwose uzaba ubaye indashyikirwa n'abandi turagira ngo badukurikira bazaduha ibitekerezo nituganira kuri iyo ngingo y'ubutaka next tomorrow tuzaganira ku by'ubutaka
cases zijyanye n'iz'ubutaka. Tuzabitegura neza, twanabanza tukareba niba kuko abaturage bamwe twishimira ko ibintu runaka biba biri uko tubyifuza, ariko twajya kureba mu nyungu rusange z'abaturage rusange n'igihugu, ugasanga ibyo twifuza dukeka ko ariyo byiza nta nyungu birimo kutuzanira kandi murahombye igihugu muri rusange. Kubera yuko niba iyo misoro y'ubutaka ariyo yubaka imihanda tugendamo, nta muturage nabonye muri karitsiye kugira ngo abaturage biyubakire umuhanda bigorana. Hanyuma rero kuba mwatanga imisoro, leta ikabubakira iyo mihanda, ikubaka amashuri n'amavuriro, iyo tugeze imbere duhita dusanga ari byiza. Nyamara iyo tuvuga ngo abaturage ngo tubyiyubakire ntawe ari kubyemera. Rero akenshi tujye tureba ikintu kiri mu nyungu rusange, tuzabireba nimba ariho bituruka koko. Inyungu rusange, sibyo? Aracyari ikiganiro bivugwa, muri kumwe nanjye Pajojo ndetse na Fanny, ni ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza kuri YouTube. Mukore subscribe guys, share, comment, muduhe ibitekerezo bitandukanye. Tuba turi kuganira tubagezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, tubagezaho ibitekerezo bitandukanye. Nawe ntuhejwe, mushaka aho tukubariza cyangwa se tugutumira umuyobozi runaka, twandikire muri comment utubwire, rwose tuzabatumira. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro, reka twerekeze mu Burundi tuvuge kuri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuze ko perezida w'u Burundi yerekeje muri Amerika mu masengesho ari kuhaba. Nawe yagiye gusenga, yerekeje yewe n'umudamu we bagiye mu masengesho abera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko harya buri yari abari amasengesho cyangwa bari nk'igitaramo nk'uko wakitabira konseri cyangwa nk'uko bafata igihe cyo gusenga, bayita ngo ni breakfast prayer. Donc ni breakfast, si ukurya, ubwo baba barasenga bakanarya. Ubundi ngo ijambo ry'Imana ni nka breakfast, ni byo kurya nyine, ni ritungo imibiri yacu. Yes, ibaze rero ijambo ry'Imana utegera indege, urumva ugafata indege, si nka taxi voiture ufata hano ngo uve hano ujye Gahanga cyangwa hehe, no, ugafata indege ukava muri Afurika, kandi perezida agena na delegation nini, ugafata indege ukava muri Afurika ukajya muri Amerika ugiye kwitabira breakfast prayer y'ikindi gihugu. Ese Imana yahariye nibwo ibiri bwumve cyane igihugu cyawe. Imana nibwo ibiri ntaho utatega ngo ugende guhashaka Imana, wajya Kanyarira, wajya Israel, wajyana hose upfa kuba ugiye gushaka Uwiteka, cyane. Wowe kujya kumushaka muri Amerika rero ndumva ari ibindi bintu. Uwo muri Amerika amenya afite power nyinshi, ashaka kuzahita atanga amafaranga yo gukiza Burundi, ashaka kuzahita atanga ingabo Burundi bwifuza gutera u Rwanda bukabona icyo buteresha. Urumva rwose buri ukuntu yagiye kujya, ariko kandi kujya gusenga muri Amerika njye ntabwo ndabifatisha ukuntu ujya gusenga muri Amerika uyoboye igihugu gikiye. Ndumva nabonye kuri social media abantu bavuga ati baraseka, mbese biba nka komedi kujya gusengera muri cyane rwose. Njye ntago ati se twitegure nyuma yo kuva muri amasengesho, twitegure ko Burundi buraza bujya ku yindi level. Ariko reka mbabwire mujye mwizera mu masengesho, wabona after yo gusenga byose birahita buriya papasi y'umuyobozi y'umukuru w'igihugu kugira ngo afate indege, afate donc dépenses z'igihugu, ajye mu gikorwa nka kiriya kirimo kubera mu kindi gihugu ahantu kure, dépenses nyinshi zingana kuriya. Target nge mbona buriya ishobora kuba batari amasengesho, kuko abaperezida benshi ntibanasenga. By the way, abaperezida benshi ntibanasenga, n'abagiye barimo kugira ngo babane neza na kiliziya, bagaragaze donc uko imiryango ibayeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abanyapolitike benshi buriya ntibaba banemera Imana. Ubwo rero umukuru w'igihugu kugira ngo afate indege na dépenses zose na delegation ajyana nayo ajya kwitabira amasengesho muri Amerika, ngiye mbona papa safa atari gusenga. Niki papa sinaga gusenga, papa ishobora kuba networking, abantu ari buhurire nabo muri ayo masengesho. Papa ishobora kuba donc icyo ari bukure kuri icyo gihugu yagiye gusengeramo, se yakuramo iki kala amasengesho yitabiriye, yateretse kala amasengesho yagiye gusenga. Inkunga Amerika yambuye ibindi bihugu bya Afurika kayihu Burundi kandi nyine n'Uburundi nabwo bwari buri mu byatswe izo nkunga, kuko ejo nahoze numva Abarundi nyine barimo kugira, barimo kwiramanta nabo ko imishinga yahagaze, bari bafitemo akazi, bafitemo iki. Ariko nyine bwo wasanga kugenda imigenderanire myiza ya perezida wabo, nagerayo inkunga bambuye ibindi bihugu bari bayiha Burundi kagenda neza. Ariko ku rwanjye ruhande rwose iki gikorwa cyiswe gusenga ntago cyaba cyumvikana. Ubwo nyine wenda tubiharire yuko ushobora kuba ari ntawe uzi guhaye, ariko baye no gusenga nta cyo bitwaye rwose. Kandi perezida w'u Burundi rero azi kurimba we n'umugore we bakagira nyine
hari akaburage yigeze gutera karansetsa ngo yagiye muri Amerika ngo ntago yarazi ko nabo baba basaba ngo arababona ndavuga ati mufate ifoto ngo genda ngo nanjye ngo njya kumuhanga amadolari 10 yanjye ngo ndakuyashyiraho nawe ati mufate ifoto kabasha ntabwo abarirukanse garagenda navuze ati were yakondutse mu mutwe. ikindi kintu byanzegeje cyane nebagira udushya twinshi ubushize niba sinari nzi yuko baba perezida bagiye hanze babaha misiyo ngo baragiye noneho ngo abandi bo ngo bajya ngo mu kabari ngo bajya kwisengerera nyine inzoga banywera mu kabari muri bihugu rero bya Amerika na za Burayi iyo urimo kunywera mu kabari inzoga ibihenze biruta ko wari kujya muri supermarket ukayangura inzoga nk'izo ngizo ukazijyana iwawe ukazinywerayo. Never rero iyo tekiniki yarayimenye mu mwanya wo kujya mu kabari anyweremo inzoga zimuhenze we yaragiye ajya aho bazigura muri shop ngarazirangura ngo mu gihe abandi barimo kugura inzoga imwe y'amadolari 5 we yarafite ikaze yose yaguze amadolari kandi ngo bajya gutaha ngo basanga ngo misiyo yarabashiranye ngo we ngo yaranyweye ngo kandi aranasagura reba n'ubujye birori cyane kabisa. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro ko tugana ku musozi w'ikiganiro amakuru mise mbona ko Elon Musk yamaze guhura na Perezida Ramaphosa kuri kiriya kibazo. Abazungu bafite influence ari umwanzuro bavuga bafasheho ntago babivugane ntago bari kubisobanura ariko bavuze ko bahuye nayo. Icyo kibazo cya Afurika rero kuko ntibajya baba consistent ku cyemezo bafashe ngo bakigumeho. Byaba ari ikibazo tugiye kubona tukahita twumva ko byahindutse bahise babihindura gufata bari ikibazo Afurika. Si leta bigaragaza influence y'abazungu. Umuzungu umwe uri ahantu usamo we yagaguka kaza agahura na perezida umwanzuro wari w'igihugu cyose igikorwa cyari cy'igihugu cyose gikada kiburizwamo kubera umuntu. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko Fanny by the way tukomeje kuri icyo ashobora kuvuga ati none Amerika yanteraho umuriro ko byaba ari ikibazo akapfa kwemera kubera ko ariko biri bukorwa ubundi biba binafite indi agenda behind igikorwa kiba cyabaye. Mu by'ukuri ibikorwa byinshi tubona biba bikorwa n'abanyapolitike akenshi biba bifite ikindi kibyihishe inyuma. Bashobora kuba koko barabitangiye kugira ngo bashotorane baratangiye ibyo kwambura abazungu ubutaka cyangwa se Amerika ishobora kuba yaragaritse izo nkunga wenda sinzi icyabanjirije ikindi neza niba ari iriya tegeko rya South Africa ryo ryabanje mbere yuko Amerika yagarika inkunga ariko niyo kuko yari iri mu mishinga ari hari hanyuma Amerika yagarika. Ntabwo nzi niba rero bifitanye isano wenda icyo cyatuma Amerika yagarika inkunga ariko nyine icyo mvuga nuko Afurika batajya baguma ku cyo biyemeje gukora. Uribuka ubushize bavuga yuko abakuru b'ibihugu bya Afurika batazongera kwitaba igihugu bose ngo bagende hanyuma ku munsi ukurikiyeho tubona bagiyeyo tubona n'abari kwifotoreza nawe arimo kwifotoreza mu ntebe y'ubundi mu perezida w'ikindi gihugu. Afurika rwose yarakubititse ifite ibibazo bizayigora gukemura cyane. Reka dushimire abantu cyane reka dushimire abadukurikiye ku munsi w'ejo tuzaganira dufite topic nyinshi tugenda tubona zitandukanye hari iy'ubutaka none tuzaganira ku miyoborere ya Afurika y'abayobozi bo muri Afurika imiyoborere yabo ese bigenda gute. Muri Kameruni bafite perezida urangije manda ufite imyaka 92 barimo baribaza niba azongera agatanga kandidatire muri manda ikurikira ku myaka ya 92 byakuruye impaka cyane ku mbuga nkoranyambaga. 92 cyane arayobora niwe mu perezida ushobora kuba ari mukuru ku isi nyuma y'umwamikazi w'Ubwongereza waje kwitaba Imana mu bihe byashize ariko rwose perezida wa Kameruni Paul Biya ariko hari undi ukunda no wa Burkina Faso n'umujene uranamukunda kuko by the way ukunda kumuvuga mu biganiro byinshi ariko so kumukunda kunijya nkunda ukuntu donc ari patriote ku gihugu cye vraiment yakora igishoboka cyose cyane kandi urebye ukuntu Burkina Faso yari imeze kandi akunda agasuzuguro birangiye nkunda umuntu udakunda agasuzuguro ndetse akanafata imyanzuro akayigumaho. Ntago ari nka Ramaphosa ufata imyanzuro bayimucisha mu kakara akayivaho. Uriya muhungu rwose ibyo yagusana ibyo yayigumana akayikora. Ariko bamaze gushyira hanze iryo tangazo hari uwahise avuga ati Elon Musk niwe uyoboye isi muri ino minsi. Elon Musk yanayiyobora. Elon Musk ayoboye Amerika kandi igihe cyose ibihugu byinshi bikiri muri under influence ya Amerika ubwo Elon Musk arayiyoboye.
ubundi nicyo bivuga kandi rero Musk ntago ari Amerika ntago ayoboye Amerika twibukiranye ko ari we mukire wa mbere ku isi uyu munsi turimo turabona amatekinoloji menshi arimo gukorwa n'iriya ntuze yiwe ya Tesla turabona imodoka zidafite abashoferi turabona imodoka z'umuriro ejo bundi hariyo nabonye yasohotse ishobora gukora yageze mu Rwanda ishobora gukora ibirometero 600 itarashiramo umuriro yes that's good. hanyuma hakaza icyo cy'imodoka ifite abashoferi twabonye izindi modoka noneho ushobora kugendamo ukanayibamo zimeze nka camping car ariko nagari za camping ahubwo cyakora ubwo ni muri iyo sanse ahubwo ariko nyine ni imodoka ziri sophisticated zirimo ibintu byose ku buryo ushobora kujya wimukana n'ibyiwawe ukajya aho ugiye ukabura urajyana n'imitungo yawe uyitereka ari wowe kabisa muri iyo modoka uri iwawe Elon Musk rero ariko arakora uriya mugabo arakora by the way afite ibikorwa kabisa kuba ari umukire si ibintu byamuguyeho aba yakoze kandi rero iyo ukize kuri ino se amafaranga arayoboye iyo ukize ukaba wayobora isi nta gitangaje kirimo cyane. Reka dushimire abantu bari badukurikiye rero nk'ibisanzwe ni ku mbuga ya Feza kuri YouTube ndetse no ku Bivugwa TV. Wadukurikira no kuri www.bivugwa.com ndetse no kuri www.feza.com. Muri kumwe nanjye Pajojo hamwe na Fanny tubagezeho ibiganiro bitandukanye katurushimire naho ku munsi w'ejo twiganirira nyabona nimba urebye iki kiganiro ku munsi w'ejo tuzaganira ku miyoborere ya Afurika ndetse n'ibijyanye n'iby'ubutaka ntimuzacikwe. We love you so much. Bye bye.